Yes, reka nongere mwifurize kugira ibihe byiza nshuti mukundwa kuri we udahwema kubana natwe gatanuko kandi ku makuru azindutse avugwa tariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 2025 bice bya Minembwe yakomeje kugenda humvikana amasasu ateye ubwoba. Ingabo za M23 zakomeje kugenda zigaragaza umuhate wo kuba zakirukana ingabo zakomeje kugenda zigaragara. Ingabo z'Uro za leta Kinshasa zakomeje kugenda zigaragara ko zakomeje kugenda zifatanya mu by'ukuri n'ingabo za FARDC. Bikaba byongeye kuba mu by'ukuri byakumvikana ko imirwano yasubiye ibidubi muri iki gitondo, akuba mu by'ukuri kumvikana imirwano iteye ubwoba. Amakuru atugiraho nuko byakomeje kugenda byumvikana ko leta Kinshasa yakomeje kugenda yohereza abarwanyi bakomeje kugenda barwanira mu mutwe wazirendo. Byakomeje kugenda byumvikana ko mu by'ukuri intambara yakomeje kugenda ibura gica muri iki gitondo. Ni update ziri kubera ku rugamba, ngira ngo tunarebe hamwe ku makuru akomeje kugenda avugwa. Namakuru akomeje kugenda yumvikana ko ingabo za M23 zakomeje kugenda zigaragaza umuhate mu by'ukuri kwiruka ku ngabo zakomeje kugenda zigaragaza kuri drone zakomeje kugenda zirasa ingabo za M23 FC nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Zakomeje kugenda ziraswa amasasu y'imigenda. Update ku rugamba zizindutse zivugwa, ngira ngo tunarebe hamwe ku makuru yakomeje kugenda yumvikana mu burasirazuba bwa Demokarasi ya Repubulika ya Kongo. Harumvikanamo amasasu ateye ubwoba cyane mu bice bya Minembwe. Nakomeje kugenda mbona ku rugamba ingabo za M23 zakomeje kugenda ziraswa amasasu, ariko urabona mu by'ukuri zifite umuhate wo kwiruka kuri izi ngabo zakomeje kugenda zigaragara. FDR yongeye ko mu by'ukuri yakubura imirwano ndetse n'intwaro zakomeje kugenda zigaragara. Drone ziri kurasa ingabo za M23 ndetse byakomeje kugenda byumvikana ko muri iki gitondo ari intambara yabuze gica hagati y'indwanyi za M23 n'iro rya leta ya Kinshasa zakomeje kugenda zigaragazwa mu by'ukuri zoherejwe. Ariko urabona ko ku rugamba mu by'ukuri ari update ziteye ubwoba cyane. M23 byecangiye ku rugamba, aho kandi mu by'ukuri yanzuye kuba yafata umwanzuro ko mu by'ukuri yafata akaruhuko ikaba isubira inyuma gato cyane. Intambara yongeye gusubira ibuduye muri iki gitondo, yego mu by'ukuri turebera hamwe kuri update ziri kubera hamwe mu by'ukuri mu bice bya Minembwe. Hakomeje kugenda humvikana amasasu kuri update zikomeje kugenda ziba muri iki gitondo. Zimwe ariko nshuti mukundwa, reka nizere ko atari bwa mbere tugiye kubana ku muyoboro mugari wacu wa GB Empire. By'umwe kuri mbere bwa mbere wisanze aha hantu, turagusaba gukanda subscribe ikindi kandi ubikana gufungura kuri iyo nzogera notification kugira ngo ntuzajye ukikwa update zikomeje kugenda zibera ku rugamba rwa M23 murasirazuba bwa Kongo, ndetse n'andi makuru ari update ku binyamakuru bitandukanye mu Rwanda ndetse no hanze ya Rwanda. Cyangwa mu by'ukuri turebera hamwe kuri operation yakomeje kugenda yumvikana muri iki gitondo. M23 byacangiye ku rugamba nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Byakomeje kugenda byumvikana ko ingabo z'Uro za leta Kinshasa zakomeje kugenda zigaragaza ziri kurasa ndetse zifite na drone mu by'ukuri ziteye ubwoba cyane. Muri iki gitondo humvikanye amasasu yakomeje kugenda avuga ko mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda banahunga nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. N'umuvugizi mukuru w'ingabo za M23 yakomeje kugenda avuga ko mu by'ukuri bagiye kuba bafata akaruhuko bagasubira inyuma. Ariko mu by'ukuri Bujumbura hakomeje kugenda humvikana amasasu y'imigenda nk'uko byakomeje kugenda biyumvikana ko mu by'ukuri ingabo zituruka leta y'u Burundi byakomeje kugenda byumvikana ko Bwana Ndayishimiye yongeye kuba yakohereza abasirikare kuri operation y'urugamba. Ndagira mu by'ukuri mwakomeje kugenda mwumva mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bw'u Burundi hakomeje kugenda humvikana amasasu ateye ubwoba cyane. Gusa rero mu by'ukuri muri iki gitondo nta makuru yakomeje kugenda avuga mu bice bya Minembwe. Birumvikana ko mu by'ukuri ingabo z'Uro za leta ya Kinshasa zakomeje kugenda zigaragaza kurasa amasasu y'imigenda inyeshyamba za M23 ku rugamba. Byakomeye cyane, byakomeje kugenda byumvikana ko mu by'ukuri ingabo za M23 FC zakomeje kugenda zisubira inyuma. Ibintu mu by'ukuri byongeye kuba byadogera ku rugamba, ngira ngo tunarebe hamwe kuri izi update zikomeje kugenda zivugira ku rugamba. Ariko urabona ko mu by'ukuri M23 byayicangiye ku rugamba, kuko nuza kureba ukuntu ikomeje kugenda igaragaza kuri operation yakomeje kugenda igaragara. Urabona ko mu by'ukuri bikomeje kugenda bigaragazwa. M23 yakomeje kugenda mu by'ukuri igaragazwa by'umwihariko nk'uko byakomeje kugenda bigaragara irasubira inyuma. Ese mu by'ukuri
n'uburyo bwa politike bwo kuba mu by'ukuri bayobya izi ngabo z'uro za leta ya Kinshasa kugira ngo mu by'ukuri zize kuba zanakirira zigaragaze ko wenda zachinze M23 bize no kuba byaragira M23 igarutse kuba yanafata ibice bitandukanye. Ni operation ikomeje kugenda igaragazwa ku rugamba, ubona ko mu by'ukuri M23 ibashe kuba yagaragaza operation yakomeje kugenda igaragaza mu by'ukuri kugira ngo inafate umujyi wa Goma, ariko rero mu by'ukuri nabwo biri buze kuba byayihira. Ndaza no kuba nakubwira ngo mu by'ukuri M23 ikomeje kugenda igaragaza intege cyane muri urugamba rwakomeje kugenda rwumvikana muri operation mu gitondo. Birumvika ko mu by'ukuri ingabo za M23 zakomeje kugenda zigaragaza intege cyane. Colonel Nanga yakomeje kugenda asaba ingabo za leta ya Kinshasa ko mu by'ukuri bakongera kuba basubira mu masezerano nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa ko M23 yakomeje kugenda iteguza abasirikare bagera ku bihumbi 7 ndetse n'umusirikare umwe bagiye kuba mu by'ukuri baza ku rugamba. Ni ibintu mu by'ukuri ngira ngo tuze kuba twarebera kuri operation y'urugamba, kuko nuza kureba ukuntu mu by'ukuri byakomeje kugenda bibabaza benshi cyane bakomeje kugera babona M23 iri gusubira inyuma. Intambara mu by'ukuri yongeye kuba yasubira ibudubi ku bakunzi ba M23 FC nk'uko bikomeje kugenda byumvikana mu burasirazuba bwa Kongo. Mu bice bya Minembwe mu by'ukuri hakomeje kugenda humvikana amasasu muri iki gitondo, ndetse na drone zikomeje kugenda zinya ibisasu ku ngabo za M23. Birumvikana ko mu by'ukuri intambara yabuze igice hano mu bice bya Minembwe muri Uvira. Mu by'ukuri amakuru atugeraho nuko bikomeje kugenda byumvikana ko ingabo za M23 FC zakomeje kugenda zigaragaza operation yo ko mu by'ukuri zasubira inyuma, ariko nyuma yaho mu by'ukuri zikaza kugarukana umuvumbo, ndetse zikaba zanarasa mu by'ukuri zikoresheje drone zakomeje kugenda zigaragazwa ko zafashwe n'ingabo za M23. Ni inkuru ziri kuvugwa muri iki